Ese waba warigeze wumva uri umuntu udasanzwe? Waba warigeze wibaza impamvu ubona ibintu mu buryo butandukanye n'ubw'abandi? Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bishobora kukwereka ko uri umuntu watoranijwe n'Imana, cyangwa se ibimenyetso bishobora kukwereka ko uri umuntu ufite ubuzima bufite umuhamagaro udasanzwe. Iyi ni UNP Entertainment. Reba ko wakoze subscribe, ukandi like, share na comment kugira ngo ibiganiro bizajya bica kuri uyu muyoboro bitazajya bigucika, kandi ari ibiganiro tugenda tumenyeramo utuntu n'utundi mu buzima bwa buri munsi. Usanzwe gutoranwa n'Imana bivuga ko uri umuntu mwiza kurusha abandi, cyangwa se ko ubuzima bwawe buzagenda neza kurusha ubw'abandi. Gutoranwa n'Imana ni uguhabwa umurimo, ndetse umurimo udasanzwe, inshingano cyangwa se impano yo kugira icyo uhindura, yaba ku buzima bw'abantu muri rusange cyangwa se aho watoranirijwe. Abatoranijwe bafite inzira zitoroshye, ariko izo nzira aba ari iz'ingenzi ku isi, cyangwa se zikaba iz'ingenzi mu bantu babana nabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 7 bishobora kukwereka ko uri umuntu watoranijwe. Ikimenyetso cya mbere, numva uri umunyamahoro utandukanye n'abandi. Nubwo uri umuntu wumva nta hantu uhuriye n'abandi mu myumvire, ujya wumva uri wenyine, ariko utari wenyine mu buryo bw'umwuka, ndetse ukumva muri wowe ufite amahoro. Uzumve ko ngo iki ari ikimenyetso cya mbere gishobora kukwereka ko uri umuntu watoranijwe. Kuba ufite amahoro mu mutima, cyangwa se uri umunyamahoro, ukabona ndetse bitandukanye cyane n'iby'abandi, icyo gihe bizakubwira ko uri umuntu watoranijwe. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko watoranijwe, uzumva muri wowe ufite umutima w'impuhwe cyane. Iyo ubona abantu bababaye cyangwa se batishimye, ubabazwa cyane nabyo kurusha uko abandi babibona. Icyo gihe uzaba ngo uri umuntu watoranijwe, numva ufite umutima w'impuhwe cyane. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko uri umuntu watoranijwe, ni uko uzagira ibigeragezo bikomeye cyane mu buzima. Ntubona ibintu byoroha habe na gato. Buri gihe ubona, cyangwa se akenshi ubona ibibazo bikugendaho, ibigeragezo bikomeye, nyamara ukihangana. Kubera ko waratoranijwe, uba ufite umutima wo kwihanganira ibyo bigeragezo byo kuri iyi si, kugira ngo umutima wawe urusheho gukomera. Icyo kimenyetso rero, nubona unyura mu bigeragezo bigiye bitandukanye ndetse mu buzima bwawe, uzamenye ko uri mu bamwe mu batoranijwe. Ikimenyetso cya kane kizakwereka ko uri umuntu watoranijwe, ni uko abantu bamwe uzabona batagukunda, ndetse abandi bakagutinya. Hari abakwanga nta mpamvu, abandi bakakuvuga nabi nubwo ntacyo baba bakoze. Ariko nubwo bimeze bityo, hari abandi bagukurura cyane, cyangwa se bakagufata nk'icyitegererezo mu bandi. Igihe uzumva hari abantu bamwe bakwanga, icyo gihe haba hari n'abandi bagutinya, kubera ko uri umuntu watoranijwe. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka ko uri umuntu watoranijwe, uzaba ufite ubuhamya butangaje. Hari ibyakubayeho ubona bidashoboka, ndetse hari n'ibyo waba warakoze, ndetse n'ibyo warokotse cyane, ibyago bikomeye, uburwayi bukomeye, cyangwa se warakize mu buryo butangaje. Ibyo nabyo ni ibimenyetso bigaragaza ko hari impamvu Imana yaguhaye amahirwe yandi. Kuba hari ibyakubayeho ntibigutware cyangwa se ngo bikwice, ni ikigaragaza ko Imana hari amahirwe yandi yaguhaye, cyangwa se ko hari ibindi ugomba gukora mu muhamagaro yaguhaye.
Ikimenyetso cya gatandatu, ikimenyetso nusanga ufite indoto cyangwa se intego utabona aho yaturutse cyangwa se utazi uko byaje. Hari ibintu wifuza kugeraho ndetse hari n'igihe wumva ubayeho wowe ubwawe udasanzwe, ukaba wumva ukunda kuba wenyine, ukarota ibintu birebana n'ahazaza ndetse ibyo bintu ari ibintu bitagaragara. Uzumve ko uri umuntu watoranijwe igihe uzaba ufite indoto cyangwa intego utabona aho yaturutse. Nubona ufite icyo kimenyetso uzamenye ko uri umuntu watoranijwe nyaboneka. Ikimenyetso cya karindwi ari nacyo cya nyuma, uzasanga umwuka wawe uhora ushaka Imana. Umwuka wawe uzumva uhora ushaka Imana, nubwo wakora amakosa cyangwa se ukaba utemera ko uri umunyabyaha, cyangwa se ukaba wumva muri wowe hari uko wiyumva bitandukanye iyo wakoze amakosa, ngo hari ikintu gikurura umutima wawe mu buryo bw'umwuka, ukumva ushaka gusenga, ukumva ushaka kumenya byinshi, kandi uhora wumva Imana ikuvugisha mu mutima. Icyo gihe uzaba uri umuntu watoranijwe. Wakora amakosa cyangwa se ukumva utari mu nzira nziza, icyo gihe ariko umutima wawe ukumva ushaka gusenga, ukumva umutima wawe urimo uragukururira gushaka Imana, icyo gihe uzaba uri umuntu watoranijwe. Niba wumva bimwe muri ibi bimenyetso hari kimwe kikureba cyangwa se ukumva hari icyakubayeho, ntabwo ugomba kugira ubwoba bw'umuhamagaro wawe. Imana ntihamagara intungane, ahubwo ihamagara umuntu ishatse igahindura ubuzima bwe. Rero shyira umutima hamwe, ukurikire inzira yayo, kandi ukomeze wizere ibyo waba uguhamagariye. Uko byagenda kose uzabikora ndetse uzanabigeraho. Ese haba hari kimwe muri ibi bimenyetso wibonyeho cyangwa se wiyumvamo? Twandikire muri comment utubwire. Wibuke gukanda subscribe, ukande like, share na comment kugira ngo ibiganiro bizajya bica kuri uyu muyoboro tuzajya bigucika, kandi ibiganiro tuzajya tureberamo ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.